none iminsi 3 Yesu yamaze ari muri operation ariko nkunda Kristo bera b'Imana. Ubona Yesu wagiye mu gituro agakinguza ibitura imbaraga z'urupfu atarazuka. Apfiriye iki subundi? Ntiyajyaga kubona abapfuye adapfuye, byari ngombwa ko agomba gupfa kugira ngo abone abapfuye aduha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Yagombaga gukora umuhuro n'abari mu rupfu, akaniga urupfu akarurutsa abo rwamize, urupfu rw'uruhagaze rukarukabo rwamize, abantu bagapfa kubyaha bakazukana na Kristo kuko ahoraho tugahorana nawe. Imana ishimwe. Kuko mushaka Yesu wabambwe mwitinya nimuhumure, kuko ari Yesu wabambwe ukeneye witinya. Imana ishimwe ko utari gushakira imbaraga mu bantu no mu bifatika by'isi, ubwo ari Kristo wizeye witinya humura. Ubwo umwana uri kumushakira kuri Yesu humura witinya, ashobora byose kandi arakora. Yesu twizera so umwisiraheli, twizera Yesu wavuye mu ijuru nk'impano y'Imana iduha agakiza. Kuko ivuga butumwa tubabwira si ukugira ngo mugende mujye muri Isiraheli, ni ubutumwa tubaha bubatwara mu ijuru. Isiraheli which means Israel biravuga ngo ubwoko bw'Imana. Isira n'ubwoko, eri ni Imana. Ikindi cya kabiri, Yerusalemu nshya tubabwira ntabwo ari Yerusalemu ya Gaza aha muri Palestina, no. Yerusalemu biravuga ngo ni irembo, ni ururembo rw'Imana ikomeye. Kuvuga ngo ni ururembo rw'Imana ikomeye, Yesu niwe rembo. Donema edrayi so ni Maria kotaya shoni monda. Imana ishimwe niwe rembo, yarabivuze ngo ni ingerembo ry'intama. Peri Moria sayini monda. Uwo niwe nabonye nakira agakiza, nari nakuru muri Kenya. Nararyamye ndarota marayika arambyutsa, ikiganza cy'Imana kirakomeye bera b'Imana. Iyo umuntu ataraterurwa n'Imana bazingo araremereye. Aranterura amagarika kwibuye ryiza nabonaga mu ishyamba rinini. Ishyamba ryari ririmo imbuto zitandukanye. Abize geography murabizi, imibumbe hari imibumbe itabaho umuyaga mu cyitwa Athira, imibereho y'intumwa n'imikorere y'ibinyabuzima. Nigeze nayigaho naho bageragamo ko harimo geography, harimo astronomy n'ibindi bivangavanze. Marayika mpagarikije muri iryo shyamba, ndebye umuyaga ubwenge bwanjye bukora returu buragaruka, ndavuga nubahaniye. Ndamubaza ngo hano ni, arambwira ngo ni mu ngobyi ya Edeni. Ndavuga ngo niba ari muri Edeni nyereka igiti cy'ubugingo. Marayika arambwira ngo ubugingo nibuba mu giti, ubugingo buri mu bizera Kristo. Njimaka mazira nawe, ndambwira nitwa Abdul Karim. Soje fikihi nakoze hija, ndivuga mvuga ibigwi by'amateka. Arambwira ngo nitaye kuri ibyo muri ubwoko butazwi n'Imana. Bera b'Imana. Iyi Imana igiye kureba bariho ibarebera muri Kristo. Twebwe iyo tujya kubareba tubareba mu gitabo cy'irangamimerere, ariko iyi Imana ijya kureba bera ibarebera muri Kristo. Birigaramu yarabiririmbye, yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda ndakwiriye. Aravuga ngo nari umugome ariko ima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Aravuga ngo mubo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo. Imana ishimwe. Iryo shoro mburana na marayika ava ibumoso bwanjye ajya guhagarara iburyo. Umuyaga mwinshi tuwita serwakira. Abantu babaye mu bihugu by'ubutayu cyangwa badukurikirana bariyo murabizi, umuyaga wo mu butayu ni mubi, kuko umuyaga uza mu butayu ukajya uhuza amabuye yo mu musenyi, umuriro ukaka. Serwakira rero mu butayu ishobora kukwicikana gushyingura mu musenyi. Umuyaga uje mfunga mu maso n'ubwoba, ndamanuka mera nk'uguye, hanyuma pfukuye mu maso mbona hamwe umuyaga wikaragaga hacitse umworera urwobo runini. Ndangije mvuza induru ndavuga ngo fata ntagwa mwari uno rwobo, rwarimo umuborogo n'induru, harimo urusaku rwinshi n'umubabaro. Arambwira ngo utarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza uzarwana iyo ntambara iteka kandi ntuzayitsinda. Kiri urushyi ku munwa ndavuga nemeye ko Kristo ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Ni mwene so muri Kristo Yesu ANICET niyo mugabo, ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana.
dushimiye abantu mukunda gukurikira Umukanguzi TV, tubashimiye ko mutwereka ko muba muri kumwe natwe muri komenti, abakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Nunda kubivuga utarayikora abonye bitari ngombwa ko yayikora, abonye ntacyo yatwungukiraho si ngombwa, ariko ubonye wakunguka abana natwe, Imana iguha umugisha. Uyu ni umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutegure imitima yacu dusenge, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye data mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'imbaraga, Imana yazuye Kristo, kandi Imana yamutanze nk'igitambo kugira ngo abamwizera bose batarimbuka bahabwe ubugingo buhoraho. Ngo haye icyubahiro kubw'ineza yawe. Tugushimiye ko waturinze, tugushimiye bene data ugenda ukiza indwara, imirimo n'ibitangaza ugenda udukorera ku Mukanguzi TV. Turaguhimbaje. Uyu mwanya umutima wanjye ufite ishimwe n'umunezero, nejejwe nuko uri Imana yacu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nturagakorwa n'isoni zo kwemera kuba Imana yacu. Ndabizi ko uri data wa twese. None uyu mwanya ari abantu tugiye kuganira nabo ijambo ryawe, harimo bene data muri Kristo abatarabyarwa nawe, wongere waho umutima wo kukumenya no kuguhishurirwa, kugira ngo uyu mwanya udukirishe ijambo ryawe kuko ryuzuye byose. Utange ihumure, utange umunezero, kandi utange n'agakiza kubw'ineza yawe. Bisenze nizeye ku bwa Kristo wabambwe agapfa kandi akazuka, tukaba dutegereje kuza kwe none iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndongera ndabasuhuje, mugira amahoro y'Imana kandi ibihe byiza. Ndagira ngo tubumbure Bibiliya dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni icya 20. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, igice cya 20. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 5 kugira ngo tuganirire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 20. Turahera ku murongo wa mbere dusoze n'umurongo w'10. Reka twigomwe ntacyo. Haravuze ngo kuwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro. Arunama asanga arirukanka. Ku murongo wa 2 arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro, bombi birukira icyarimwe. Ariko uwo mwigishwa asiga Petero, aba ari we ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'itarishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye yinjira mu gituro, abona imyenda y'itarishyizwe hasi n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka twongereho umurongo mutoya wo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 28. Turasoma umurongo wa 5 kugera kuri 7. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimurebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera. Dore ndabibabwiye. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ndaza gufata iri jambo ry'Imana turihuze n'ubutumwa buri mu ndirimbo ya 45 mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza, cyangwa 46 na 47 mu ndirimbo ziri mu gitabo cy'agakiza n'ubundi. Hanyuma turavuga kuri 45, 46, 47 n'indirimbo ya 48. Imana ibaha umugisha.
dusomye ijambo nshaka kubabwira ngo Yesu ntakiri mu mva, nshaka kuvuga ngo Yesu yarazutse, nshaka kuvuga ngo kandi umuntu wizera uwo mwami kubw'umuzuko wa Kristo, Imana ishimwe. Umuririmbyi waririmbye muri hangana tuze kwifashisha indirimbo cyane, umwana w'umukobwa waririmbye indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza, iravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo isi nubwo yavaho ijuru rikavaho, umuntu wizera azabona ayo masezerano. Ese ubundi iyo Bibiliya ivuze kwizera cyangwa ijambo ry'Imana iyo rivuze kwizera mwumva iki? Hari ibintu bibiri. Wandikiye Abaheburayo yarababwiye ngo kwizera nukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko n'ibyo utarebesha amaso bitazabura kuba. Ibyiringirwa ni ibiki? Ibyiringiro Abisirayeli bari bafite babikomoraga mu nyandiko z'imizingo y'ubuhanuzi, bivuze ngo bizaba. Ibyo byiringirwa ni ibizaba by'Imana bari bafite mu nyandiko bakuye mu kanwa k'abahanuzi Imana ivuganye nabo. None wowe ibyiringirwa byawe ni iki? Ibyiringiro by'abizera uyu mwanya bishingiye ku muzuko wa Kristo. Abantu benshi mukunda gusoma Bibiliya, iyo tuvuga isezerano rishya, isezerano rishya riba ryari? Hari isezerano rya kera, hakaba n'isezerano rishya. Isezerano rishya wakibaza arigiranye nande ko ryitwa isezerano? Arigiranye n'isi uyu munsi. 3 Yohana 16, kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi, nta kanyerezo kariho, ntabwo ari abari, ahubwo ni abari mu isi. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera ahabwe ubugingo buhoraho ntarimbuke. Jiske n'abari mu isi bose, just ni ukuvuga abari mu isi bose bizera Yesu. Ibyo ni isezerano tubonera muri Kristo ry'ubuzima buhoraho. Ariko noneho ndi ku ijambo rivuga ngo ntakiri mu mva. Yesu watsinze urupfu ahimbazwe, Yesu wanesheje urupfu ahabwa icyubahiro. Uyu mwami twizera, umwami ubana n'abizera, umwami wo kwizerwa, nyiri ibyiringiro bihoraho, nyiri icyubahiro n'ubutware, ntakiri mu mva, yarazutse. Imana ishimwe. Turi mu minsi yo kwibuka ipfa n'izuka rya Kristo twita Pasika. Twabivuzeho mu kiganiro cya mbere cyabanjirije iki ngiki, tuvuga kuri Pasika. Ariko izi Pasika hari ikinyuranyo cyazo ntababwiyeho. Pasika ya Adamu twabonye mu ngobyi ya Edeni, Imana ibaga intama ikamwambika umwambaro. Hakaba Pasika bita Enyohe Paskari ya Isaka ku musozi Moriya. Hakaba Pasika yo muri Egiputa. Izo zose ntizigeze zinjiza abanyamahanga, kugeza ubwo bamwe bazise Pase Odesi ngo barasimbukijwe, abandi bazita Paseva banyuzweho, ariko twebwe ntitwanyuzweho. Iyo tunyurwaho ntabwo twajyaga kuba bazima ko yari kudusiga aho dusanze, ahubwo yaje mu rupfu. Ndi mu ijambo rivuga ngo ntakiri mu mva. Yaje mu rupfu azura abari bapfuye, aduha ubuzima buturutse mu kurekura ubwe. We yemera urupfu aduha ubugingo abaho tubayeho. Arazuka, arapfa tubaho, arazuka yicara iburyo bw'Imana, ariho none n'iteka ryose. Nihute cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, avuza amakuru y'abagore babyukiye ku gituro. Mariya Magadalena, Mariya wo kwa Kiriyopa, baragiye bageze ku gituro. Aba bagore bari abahanga. Imana ishimwe. Mama, Imana iguha ishyaka ryo kumenya uko ubana na Kristo. Aba babyeyi Imana ibaha umugisha. Babyutse mu gitondo cy'umunsi wa gatatu, aricyo gitondo cy'umuzuko, bajya kumva. Mvuze igitondo cy'umuzuko nibuka ntarakira agakiza, confusion nagiraga. Nakundaga kujya impaka n'abakristo, narahaziraga nabo cyane. Nari mfite amagambo menshi yankonfuzingaga, ariko nakoreshaga nk'iturufu yo kugira ngo nyobye abantu. Ijambo rya mbere ni kuri iri dusomye rivuga ngo
mu gitondo cy'umuzuko Yesu azuka, umujura ari ku musaraba yaramubwiye ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Aramubwira ngo ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iryo rivaho. Noneho bwa kabiri ko amubwiye ngo barabana muri paradizo, akajya kumara iminsi 3 mu gituro, bahuriye he? Gatatu, Yesu yapfuye saa 9 zo kuwa gatanu, bishyira isaha yo gutangira ku isabato, ku isabato itangira saa 12 zo kuwa gatanu. Sabato biravuga ngo ni ikiruhuko. Noneho azuka mu rukerera rwo ku cyumweru, saa 9 zo kuwa gatanu hafashe, ukongeraho izo kuwa gatandatu saa 9 umunsi ubwo urashize, kugera ku cyumweru 1 n'igice nabo ntiwuzuye, 3 yuzurirahe. Uyu munsi dufite kalendari ifite amasaha 24, umunsi wayo ugira amasaha 24, ni ya Geregori. Mu gihe cya Kristo kalendari yari ifite amasaha 12. Utubisomahe Yohana 11, Yesu ajya kuzura Lazaro. Yesu ajya kuzura Lazaro, Yohana 11 yarabivuze. Ku murongo wa mbere hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro. Mukurikirana ayo mateka, ntabwo nyatindamo ngo nje kuyasoma. Imana ishimwe. Abigishwa be bashatse kumubwira ngo wijya kuzura Lazaro, abayuda bari bagiye kuhaguterera amabuye n'ibindi, aravuga uti ngomba kugenda. Umurongo wa 9 aho twashakaga kugera, haravuga ngo Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona. Amasaha 12 birumvikana ni saa 12. Harimo ikinyarwanda n'icyongereza, 2 ni ikinyarwanda, 10 ni Plutôt ni igiswahili. Saa 12 umunsi utangira saa 1. Twirefera ku masaha y'ahandi. Mu kinyarwanda biragoye cyane kubona isaha indangagihe. Mu kinyarwanda biratugora ko dukura mu giswahili tuzana mu kinyarwanda, nabwo ntibyuzure neza, tukabarira no mu cyongereza n'ibindi n'igifaransa n'izindi ndimi. Ariko saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, sita ni igiswahili murabyumva, 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 kugera saa 12 umunsi uburangiye ya masaha 12. Ahantu byuzurira iminsi 3 mu gituro Yesu yamaze nuko apfa, yapfuye saa 9. Reka ya masaha 3, saa 9, saa 10, saa 11 tubizigame, noneho tuyabitse. Mugani wa cya kinyarwanda cy'imibare ngo nukubitsa, tubitsa ayo masaha 3. Noneho turebe saa 12 zo kuwa gatanu nimugoroba. Kumanuka ijoro rifite ya masaha 12 kugera mu gitondo saa 12 umunsi urashize. Saa 12 za mu gitondo kuwa gatandatu kugera nimugoroba kuwa gatandatu saa 12 umunsi urarangiye, ibaye 2. Noneho kugera mu rukerera ntabwo bihuriramo, ko mu rukerera Bibiliya yaravuze ngo ni mu nkoko, kandi mu nkoko zibika saa 9. Saa 9 rero duhite duteranyayo ya masaha 3 twari twabitse. Iyo yahashyize bitabigira saa 12, iminsi 3 akayimara mu gituro gutyo. Kuvuga ngo yahuriye na wa mujura, Imana ishimwe. Yesu yapfuye mbere y'umujura. Muribuka ko ariyo mpamvu yatumye bavuna amaguru abajura bari bakiri bazima, ariko Yesu atarapfa. Plutôt Yesu yari yapfuye, abajura bakiri bazima. Noneho agipfa habaye ubwira kabiri, bituro birakinguka, ibitare birameneka. Si matinda nabwo, nubwo twakatinze ariko si matinda. Ibitare bimeneka, harakinguka icyumba cyitwaga Shewori cyabikaga abera, kirakinguka, abera bahabwa kubohoka. Shimiye Yesu wakinguye ibituro. N'uyu munsi urupfu ruriho, ariko ndagira ngo mbabwire ko ari irembo ntirukiduteye ubwoba, kuko urubori rw'urupfu uyu munsi rurakora, urupfu rukarya, ariko ntirutugumana.
tubaho ni irembo ritugeza mu ijuru. Muririmbyi yavuze iki? Nyabagwe ko ndi umuvuzweho wa 45 ni nawe warimbye ya 48 yaravuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Umujura yaramanutse agitanga agipfa ahura n'umuzuko mushya. None iminsi 3 Yesu yamaze ari muri operasiyo, ariko nkunda Kristo berabimana. Ubona Yesu wagiye mu gituro agakinguza ibitura imbaraga z'urupfu atarazuka. Apfiriye iki subundi? Ntiyajyaga kubona abapfuye adapfuye, byari ngombwa ko agomba gupfa kugira ngo abone abapfuye aduha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Yagombaga gukora umuhuro n'abari mu rupfu, akaniga urupfu akarurutsa abo rwamize, urupfu rw'uruhagaze rukarukabo rwamize, abantu bagapfa ku byaha bakazukana na Kristo kuko ahoraho tugahorana nawe. Imana ishimwe. Pawulo yavuze iby'umuzuko, yaravuze ngo ubu twicaye iburyo bw'Imana turabera n'abaziranenge tutagawa. Ibi bikozwe nande? Mu rupfu rwa Kristo niwo tuzukiye. Imana ishimwe. Umunsi w'umuzuko Mariya yaravuze ngo umwami twarabanye, baramwishe. Ntabwo bari bizeye umuzuko wa Kristo, nta nubwo barijyaga bumva iby'umuzuko. Aravuga ngo ariko ubwo bamwishe atazageraho akanuka, reka tujyane ibihumura dutunganye umugogo we, umurambo w'umwami tuwutunganye. Yikorera ibiro senkani by'imibavu bihumura neza, arashorera ajyayo mu gitondo. Ni igitangaza. Mariya Magadalena niwe Yesu yari yaracyasha abadayimoni, ko yari umugore w'igisonga cyo kwa Herode. Yamukijije abadayimoni arabizirikana. Noneho areba uburyo yabanye na Kristo, aravuga ngo ngomba kujya ku gituro. Ikintu kinangaje, ubu uyu mugore azindutse ate agatanga abigishwa. Mariya Magadalena atange Yohana wabaga mu gituza, atange Matayo wahinduriwe izina. Ariko habaho abagore bagira ishyaka, Imana ibaha umugisha. Ngo ahagere ngo basanga igituro kirakingutse, barikanga n'umubabaro. Bagiye ko nabona marayika bahagaze imbere, aravuga ngo mwebweho mwitinya, ngo kuko mushaka Yesu wabambwe. Imana ishimwe. Yo, mwebweho mwitinya kuko mushaka Yesu wabambwe, mwitinya nimuhumure kuko ari Yesu wabambwe ukeneye. Witinya. Imana ishimwe ko utari gushakira imbaraga mu bantu no mu bifatika by'isi. Ubwo ari Kristo wizeye, witinya, humura. Ubwo umwana uri kumushakira kuri Yesu, humura, witinya. Ashobora byose kandi arakora. Yabwiye amagambo abafarisayo nkunda, baramuhamagaye abasadukayo n'abanditsi, baramuhamagaye yakishije umurwayi Betesayida ku kidendezi. Baravuga ngo kubera iki kora, wabikoreye iki? Baravuga ngo kuva uyu munsi data arakora, ngo kandi nanjye ndakora. Nshimiye Yesu utagira konji, ubwo ari ushaka witinya. Ahubwo marayika gerekaho ijambo turi dufiteho teme, dufiteho inengo twatinzeho, arababwira ngo ntabwo akiri mu mva, yazutse. Impamvu abantu bari kurizwa n'urupfu rwa Yesu, impamvu abantu bakorana ibyaha Yesu, nuko bafite Yesu wapfuye, ntabwo arazuka. Nigeze naba ndi i Keira, ni ku mupaka wa Libani na Isiraheli. I Keira murahibuka ni hamwe Dawidi yahungiye, Abiyatari akamusanga afite umwenda w'abatambyi. None ubwo twari turiyo dusengana n'abagabo, umugabo umwe atwigisha ku muzuko wa Yesu, atubwira imirimo yakorekewe mu rupfu rwa Kristo. Numva ndanezerewe. Ariko berabimana, dufite Yesu wazutse, dufite Yesu wazutse. Impamvu abantu bamwita mwene Mariya nuko mugira ngo Yesu twizera ni umwisiraheli. No, Yesu twizera si umwisiraheli, twizera Yesu wavuye mu ijuru nk'impano y'Imana iduha agakiza. Kuko ivuga butumwa tubabwira si ukugira ngo mugende mujye muri Isiraheli, ni ubutumwa tubaha bubatwara mu ijuru. Isiraheli which means Israel
biravuga ngo ubwoko bw'Imana. Isira n'ubwoko, eri ni Imana. Ikindi cya kabiri, Yerusalemu nshya tubabwira ntabwo ari Yerusalemu ya Gaza aha muri Palestina, no. Yerusalemu biravuga ngo ni irembo, ni ururembo rw'Imana ikomeye. Kuvuga ngo ni ururembo rw'Imana ikomeye, Yesu niwe rembo. Donema edrayi so ni Maria kotaya shoni monda. Imana ishimwe niwe rembo, yarabivuze ngo ni ingerembo ry'intama. Peri Moria sayini monda. Niwe rembo ry'intama. Mu marembo 12 ya Yerusalemu tutangiraga umuryango, twawubonye mu rubavu rwa Kristo Nyabihanga. Kandi uwo twinjiyemo yagiye mu rupfapfana ibicumuro byacu, arazuka ariho ni muzima ntakiri mumva. Abari muri we twarazutse, dufite ubuzima muri Kristo. Ntabwo dukikingiranywe mu bituro, turiho. Mwanditsi yavuze iki? Yavuze ngo turabatsinzi no kurutaho, tuba batsinzi dutsinzi. Urwo rufu rwa Kristo rwapfanye kamere zacu, apfa kubera ibicumuro, arazuka baho tubayeho muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu no mu rupfu hazaba irembo, tukahatambuka tukabona ingororano zabera, tuzambara amakamba tunyuze muri urwo rupfu. Umubiri uzapfa ariko ubuzima bwo kwizera Imana buriho. Imana ishimwe. Maria Magadalena arabyuka ajyana ibihumura, marayika aramubwira ngo wishakira Yesu mu gituro. Ntabwo akiri hano, yazutse. Yesu ariho, Yesu ni muzima. Uwo niwe nabonye nakiraga kiza, nari nakuru muri Kenya. Nararyamye ndarota, marayika arambyutsa. Ikiganza cy'Imana kirakomeye bera b'Imana. Iyo umuntu ataraterurwa n'Imana bazi ngo araremereye. Aranterura amagarika kwibuye ryiza nabonaga mu ishyamba rinini. Ishyamba ryari ririmo imbuto zitandukanye. Abize geography murabizi, imibumbe hari imibumbe itabaho umuyaga. Mu cyitwa Athira, imibereho y'intumwa n'imikorere y'ibinyabuzima, nigeze nayigaho, naho bageragamo ko harimo geography, harimo astronomy n'ibindi bivangavanze. Marayika mpagarikije muri iryo shyamba, ndebye umuyaga, ubwenge bwanjye bukora returu buragaruka. Ndavuga nubahaniye, ndamubaza ngo hano ni. Arambwira ngo ni mu ngobyi ya Edeni. Ndavuga ngo niba ari muri Edeni nyereka igiti cy'ubugingo. Marayika arambwira ngo ubugingo nibuba mu giti, ubugingo buri mu bizera Kristo. Njimaka mazira nawe, ndambwira nitwa Abdul Karim. Soje fikihi nakoze hija, ndivuga mvuga ibigwi by'amateka. Arambwira ngo nitaye kuri ibyo mu rubwoko butazwi n'Imana. Bera b'Imana, iyi Imana igiye kureba bariho, ibarebera muri Kristo. Twebwe iyo tujya kubareba, tubareba mu gitabo cy'irangamimerere, ariko iyi Imana ijya kureba bera, ibarebera muri Kristo. Birigaramu yarabiririmbye, yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo, nanjye niko inkunda ndakwiriye. Aravuga ngo nari umugome, ariko ima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Aravuga ngo mubo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo. Imana ishimwe. Iryo shoro mburana na marayika, ava ibumoso bwanjye ajya guhagarara iburyo. Umuyaga mwinshi tuwita serwakira. Abantu babaye mu bihugu by'ubutayu cyangwa badukurikirana bariyo murabizi, umuyaga wo mu butayu ni mubi, kuko umuyaga uza mu butayu ukajya uhuza amabuye yo mu musenyi, umuriro ukaka. Serwakira rero mu butayu ishobora kukwicikana gushyingura mu musenyi. Umuyaga uje mfunga mu maso n'ubwoba, ndamanuka mera nk'uguye. Hanyuma pfukuye mu maso mbona hamwe umuyaga wikaragaga, hacitse umworera urwobo runini. Ndangije mvuza induru, ndavuga ngo fata ntagwa mwa runo rwobo. Rwarimo umuborogo n'induru, harimo urusaku rwinshi n'umubabaro. Arambwira ngo utarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, uzarwana iyo ntambara iteka kandi ntuzayitsinda. Kiri urushyi ku munwa, ndavuga nemeye ko Kristo ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ibyo nababwiraga impamvu ni iyi: Yesu dufite akorwaho. Amaso y'umubiri n'ubwenge n'ubuhanga ntabwo bimubona, ariko ababyarwa nawe kubw'ijambo ry'Imana tureba Kristo, turamuhishurirwa. Pawulo yabibwiye Abakorinto 3:6, yarababwiye ngo niwe waduhesheje kuba
umubwiriza w'isezerano rishya ritarayizi ry'inyuguti. Imana ishimwe. Nihute ngeraho senga. Abigishwa umugore akimara kumenya ko Yesu yazutse, ubundi nubwo butumwa bwiza kubwira abantu ko yazutse, nubwo butumwa bwiza kubabwira ko hari ubundi buzima, nubwo butumwa bwiza kubabwira ko hari indi mibereho. Baragenda babwira abigishwa ngo baza birukanka bageze ku gituro. Yohana ngo arunama ararunguruka ntiyinjira, ariko Petero ngo yinjiramo. Abona igitambaro cyo ku mutwe kidashyizwe hamwe n'ibindi bitambaro. Abakunze gusengera mu musigiti cyangwa mu isinagogi cyangwa n'ahandi bazi uburyo abayuda n'abayisilamu baba barabikora. Iyo umuntu agiye kugenda gusohoka ajya hanze, hari igihe ashobora gufata igitambaro akagisiga mu mwanya. Bivuze ngo nubwo mutahansanze sindi kure, ntihagire ujya mu mwanya wanjye, ndaje ndagaruka. Ariko mana, Yesu ni igitangaza, azinga umwenda. Bivuze ngo nubwo mutahansanze ndahari. Reka nkubwire, twizeye Yesu batamubona ariko arahari. Twatangiye batabyemera ariko arahari. Abana natwe arahari. Baraturoga batamureba ariko Yesu arahari. Baturwanya batabona uturwanirira ariko arahari. Azinga icyo gitambaro, ngo babibonye baraseka, ngo basubirayo. Ngere hafi nsoze. Umugore umwe wakiriye umuzuko wa Kristo w'Imediane yaririmbye indirimbo ya 45 mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Yari afite umugabo wamurwanyaga kandi ari umugabo we. Igihe kimwe amubitsa amafaranga ku gatambaro gatukura, aramubwira ngo ninkora urugendo ninga isafari uzayampa. Arangije aragenda arebaho agatambaro yagashyize, aragenda amafaranga yajugunya mu nyanja. Igihe cy'urugendo kigeze, umugore arayashaka arayabura. Umugabo aramubwira ngo ndakwica. Umugore yemera urupfu. Arangije agiye gusenga apfukamye, Yesu wazutse aravuga, aramubwira ngo genda ujye kugurira umugabo ifi kuko ayikunda, hanyuma uzuyimutekere akwice wasoje. Umugore aramanuka ngo agire ku nyanja, asanga abarobyi batashye agahungu gafite amafi 3, ngo harimo igifi gihengamye. Aravuga ngo umutware w'iwanjye ndamuzi, simushyiriye ifi ihengamye, reka nyibagire hano nyitware itunganye. Akiyisa turasangamo ka gatambaro k'amafaranga. Ataha ari kuririmba avuga ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gitoya. Yesu wazutse ajya amara umubabaro, ajya atanga ibyishimo, atanga inama. Umugore akaranga ifi ari kuvuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Umugabo yumva uko ari kuririmba, aravuga ndakwica, aravuga ngo ubw'ibyago byose bizaba bishize. Ariko Imana ishimwe, tuzaba ibihumbi. Ariko uti turamye umukiza, uzajyanwa n'iki se kutazajyayo? Aramubwira ngo nzajyanwa n'amagare, mu magare 1000 harimo iryo yangeneye. Umugabo aramubwira ngo amagare yari aya Eliya. Umugore aramubwira ngo nkuko yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Aha ntuharara amafaranga nta. Aramubwira ngo ubw'ibyago byose bizaba bishize, tuzabaho turamye umukiza, simpatindaho. Yinjiza umugabo aramubwira ngo akira amafaranga. Aciye abona umugabo agwa igihumure. Yesu wazutse akora ibirenze intekerezo z'abantu, aguye igihumure. Umugore aramukangura aramubwira ngo mutware, kanguka udakererwa urugendo. Akangutse ngo abona umugore n'umwana mutoya. Umva ukuntu indirimbo ya 46 ivuga. Iravuga ngo Yesu, kuko umugabo niwe wayiririmbye ya 46 mu gakiza. Yaravuze ngo Yesu butukuragije uyu mwana mutoya, ngo turakwinginze umuturerere no kubw'ubuntu bwawe buri munsi umuduhera umugisha. Amuteruye, abahuruye baje kureba urupfu rw'uyu mugore babona ineza y'Imana. Reka nkubwire, hari abantu bategereje kuzapfa uko upfuye. Kristo wazutse, Kristo utakiri mu gituro, Kristo wera wa Isiraheli, niwe marayika wagiye imbere y'Abisiraheli aritura Yeriko, niwe nkingi y'umuriro n'igicu yari mu Bisiraheli yitamuruyemo inzira iraboneka. Niwe Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niwe wagiye mu muriro agaragara ari umwana w'intama kwa Nebukadineza. Yesu wazutse niwe wafunze intare, kuko niwe ntare nyantare. Uwo wazutse akuramburira ikiganza. Imana ishimwe. Umugabo aririmbira uyu mugore, aramusohora, amuhagarika imbere y'abandi. Abaturanyi nibo bavuze ngo burya n'igihe gito intambara igashira.
ni igihe gito tukabona Yesu. Aravuga ngo impamvu turira nuko twari tutarabona Yesu. Imana iguhoreze muri Kristo umenye Yesu wazutse. Bamubaza ubuhamya n'igitumya atsinda, aririmba ya 48, aravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba. Aravuga ngo kubwizuba n'imvura byo mu ijuru sigaye mba mu murima we. Imana igutere mu murima wayo kubwa Kristo wazutse. Nta kiri mu gituro. Umurima w'Imana ni Kristo ko niwe gihugu. Yavuze ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe musaba icyo mushaka. Reka dusengane Imana. Mwami Yesu, zina risumba yandi mazina. Jambo ryawe rirambwira ngo mu isi no mu ijuru nta handi twabonera gukira, nta rindi zina twakirizwamo uretse rya Kristo Yesu. Sinzi urupfu kugira ngo tubeho, niwe wanesheje urupfu kugira ngo tubaneho nawe. Warababaye ngo tunezerwe, wambara ubusa ngo twambike gukiranuka kwawe. Urangije uratubabarizwa kugira ngo umunezero wacu uhoreho. Turagushimiye. Bana n'abantu bari bateze amatwi ijambo ryawe, ukiza indwara ziri muri bo, ab'imitima ihagaze wongera ubaha amahoro, abarwaye mu izina ryawe baramburira ikiganza, batarabyarwa n'ubutumwa bwiza ubahe kukwizera kugira ngo ikiganza cyawe kibi cy'abahamya bemeye kuri umwami n'umukiza bugingo bwabo. Ibyo bibera umuzuko kandi bibabera ubuzima kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Bisenze ku bwa Kristo watsinze byose none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha.